abana babaye nk'abariya Amavubi abana ba mbere ibamba kandi abana beza cyane kuri wowe bambe icyo gihe Ayega ntago haciyemo igihe twatandukanye ku itariki 18 z'ukwa mbere muri uriya mwaka ejo bundi mu kwa mbere nabwo umwaka uzaba wuzuye abana bambereye ibamba bambuza gutora buri kimwe barahurura hari ku cyumweru hari ku muhanda barahuruza abantu baraza umva neza bimbere ibibazo none ikintu cyambabaje na n'ubu ntekereza nkavugana Imana uzamfashe no kuzababona no kuzatekereza guhura na papa w'umwana ntibizabeho ikintu cyambabaje nari impetse umwana ngende gusohora ibintu umukobwa we mukuru yankubise urushyigo mu matama yes urushyigo mu matama abantu banareba kandi waramubereye mukase mwiza uvi inkuru yanjye kubera yuko kurwara ari ibintu bisanzwe ubwo no gukira ubundi byakabaye ari bisanzwe ariko hari igihe bigorana cyane kubera yuko iyo utaramenya ikigo cyitwa African Healing Helbo bishobora kukugora cyane kuba wakira indwara yavurwa igakira mu kanya gato ubwo rero noneho basa n'abafite promotion kandi idasanzwe ku bantu barwaye indwara za diabete hypertension hepatite impyiko ndetse na prostate abo bantu byako kanya babakoraho rikaka abantu bagira uburibwe mu nda bushingiye ku moko y'inzoka kugera no kuri amibe bene izo ndwara zose abahanga bazo nza ahantu bari ni muri African Healing Helbo bafite abaganga bakomoka muri Tanzania bazi kuvurisha neza ibimera n'imiti gakondo abangaba bakorera muri East Africa yose harimo n'u Rwanda bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti gakondo ikomoka ku bimera bashobora kuvura kandi abagore bakunda kugira ibibazo by'imyanya yabo y'ibanga no kuvuga infection imihango idakama n'ibindi bakavura n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro bakagira umwihariko mu kuvura abakeka yuko bahumanijwe no kuvuga kurogwa African Healing Helbo bahamagare kuri 0788832668 cyangwa akamenyetso ko guteranya 255 75 69 563 nimero yo muri Tanzania ishami ryabo ryo mu Rwanda rikorera mu mujyi wa Kigali Kimisagara banafasha abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije obesity imiti yabo ikugeraho aho uri hose ku isi kubera ko bakorana na DHL nikaze mu kiganiro yanjye nikaze muri ubu buzima nikaze kuri buri muntu wese ubana natwe kandi turagushimira cyane ko umunsi ku munsi utwereka urukundo uba wakoze subscription cyangwa ukwiyandikisha ku nkuru yanjye bientôt mu minsi iri imbere turaza kugira 500 thank you so much ubana natwe ni utaranakora nawe subscription rwose iyandikishe kuri ino nkuru yanjye tujye dukomeza tukunguke ubumenyi ariko twumve ko hari n'abandi bafite ubuzima babayeho butandukanye n'ubwo twebwe tubayemo ndi kumwe na Josiane Mukareta niko yitwa niyo mazina ye uraho neza Josiane ndaho neza umeze neza ndakomeye uzi kuri mwiza bajya bayikubwira gake uri naturere uri mwiza kuki wigendera uvuga uti Imana yarakoze Imana ni nziza tugomba gushima uko biri kose ufite inkuru yawe rero wifuza kudusangiza kuva mu bwana ego no kugeza uyu munsi ku muntu utakuza mwibwira gute Josiane ku muntu utanzi sinavuga ngo iki ubwo tumenye ko ari Mukareta Josiane ufite inkuru yawe rero wifuza kudusangiza byagenze gute Ndewe mbere na mbere bibaho byose umuntu agomba gushima kuba ndiho izi saha ndashima Imana ariko nyine hari byinshi umuntu aba yaranyuzemo niyo mpamvu umuntu aba yatekereje ati reka nze mbisangize na bagenzi banjye hari aho byabavana hari aho byakubaka hari aho byagira inama rero ngewe Josiane
ndi umwana w'umukobwa navukiye umuryango mbona mama na papa ngira ngo ni ababyeyi banjye. Nyuma y'igihe njya ku ishuri, njya gutangira ishuri. Njya gutangira ishuri kwa kundi abarimu nyine babaza abana amazina y'ababyeyi. Mbwiye mwarimu izina ryanjye nako amazina y'ababyeyi, arambwira ati ntago ari ababyeyi banjye. Ako mwarimu yari umuturanyi, yarabizi ko neza mama yaje gushaka uwo mugabo anzanye. Arambaza ati wowe urabizi neza ko amazina uvuze ari ay'ababyeyi bawe? Ahubwo ndabizi. Se ko papa wanjye tubana, mfata neza, mbayeho neza, nabuzwa n'iki kumwita papa wawe? Ngati genda ubaze mama wawe neza. Ndataha ngeze mu rugo mbaza mama. Mama arambwira ati rero uyu nguyu ujye umwubaha, ni papa wawe ukurera, kubera ko yanyakiriye na twese aratwakirana, ariko ntabwo ari we wakubyaye. Haya se mama byagenze bite? Papa wanjye aba hehe? Bimeze bite? Mama nawe nyine ni ibintu ntari bwinjiremo, sinzi niba byaba ari ngombwa ko byinjiramo. Mama ambwira nyine ibyamubayeho kugira ngo abashe kuba nyine yabana na papa, akaba yamutera inda nkavuka. Birangije amaze kumbwira nyine ko watari papa, naje kugira amatsiko yo kumenya papa nyawe. Ubwo ngize imyaka 9, ngize imyaka 9, papa yaraje arikora n'umugore we baraza ati turashaka umwana wacu. Mama ati ubwo nayo nagiye ku ishuri, ntashye nsanga abantu mu isantere, mu rugo hari hafi yo mu isantere, nsanga abantu baje bari kumwe na mama, barishimye, bafite akantu bari kumwe. Baza mama se aba ni bande? Ariko hari musaza wanjye. Nkiva ku ishuri nyinjira mu muryango waho bari biyakiriye, yahise azaranyambira. Abaze se uruwahe? Arishima ariko ntiyambwira. Mbaza mama se ko muri hano byagenze bite? Ati dore papa wawe, uriya ni mama wawe wundi, uyu ni musaza wawe, baje kugutwara kandi nabyemeye, uragenda. Ndabyishimira, ndishima, dufata inzira. Ubwo hari mu gihembwe mo hagati, dufata inzira turagenda kwa papa. Ni mu murenge umwe aho mama yari yashakiye, ariko ntabwo ari mu kagari kamwe. Dufata inzira turagenda njya kwa papa, ariko namazeyo ibyumweru 2. Mu byumweru 2 namazeyo, umva nari umwana w'umutesi. Papa wa umugabo wa mama anyikundira, ngeze aho nari ngiye nta rukundo nahasanze. Ikintu cyankuyeyo rero, bwarakeye mu gitondo ngiye kuzana amavuta yo kwisiga mu cyumba cya papa na mama wundi, mpabona agaceri ka veni hasi kaguye munsi y'igitanda. Ndagatora nkajyana ku ishuri. Ngiye ku ishuri ndagenda ngura twa tubiswi twabagaho kera tw'utuzero. Sinzi rero wagiye akoza mukadata ati umukobwa wawe yazanye amafaranga ku ishuri. Ubwo yahise aza ku ishuri, arangije ubwo nyine yinjiye mu kigo atakirwambaye. Ati ndashaka amafaranga ufite. Sinzi ukuntu nahise nkati inyuma y'ikigega ndamucika. Shitse ndavugana noneho baranyica. Nago dutaha, igihe cyo gutaha nago naboneje njya kwa papa. Nahise mfatiye ikirere, mfata umuhanda nsubira kwa mama. Saa moya nari mugeze, ambaza ati se kuje aka kanya utize bigenze biti? Ndaceceka. Buracya mu gitondo, ubwo bararyamye ntibayigwa banshakisha. Nta no kwigwa ngo bahamagara ngo ese umwana ari he. Papa yari umuntu wigendera muri shuguri ziwe, umuntu wari umuyobozi, burya bamuhamagara ahangaha. Ntago bigeze baza ngo nyine babe banshakisha muri iryo joro. Bwarakeye, urumva nayo natakaje ishuri aho ngaho.
sinajya ku ishuri aho kwa mama, baza kunjyana, papa na musaza wanjye baza kunjyana, baranyinginga ngo nimvuge ikintu cyankuyeyo, ndanga. Kugeza amagingo aya, usibye ko bazabyumva mu kiganiro, ntabwo bazi ikintu cyankuye kwa papa. Kubera ko muka data nyine yandebaga ukuntu, kandeba ukuntu, noneho bikubiteho n'icyo giceri natwaye, ndavuga ni byanga byakunda. Wabonaga nta rukundo nyine? Nta rukundo. Yego. Ubwo baranyinginga bazana na daso ngo turagufunga, ndanga. Bati mugende umwana mumureke. Ndagenda, ubwo nigumira aho ngaho. Ubwo mama yaje kubyara undi mwana aza ari murumuna wanjye nyine. Tubaho ngaho nawe arakura, njye ngize imyaka 12 nibera kwa mama. Nagize imyaka 12, uwo murumuna wanjye afite imyaka 9. Murumuna wanjye baza kumubwira nyine ko tutavukana, aranyanga, akajya ndeba nabi. Ari ikintu ntazibagirwa umunsi umwe. Mama yavuye ku isoko azana igisheke. Azanye igisheke, aravuga ngo abwira uwo murumuna wanjye ngo genda uzana umuhoro mbagabanye kino gisheke. Aragenda arawuzana. Hanyuma mama aramereza ati sisi wowe mukuru mugabane iki gisheke mu kirye. Kwa kundi njye nafashe igisheke gutya, na murumuna wanjye arafata. Noneho ngiye gutema. Ngo bonga ariko ubundi wagiye ujya kurya ibyo kwase. Umuhoro wamfashe hano. Ibase. Kuri iyi nkovu rero. Ubwo se nk'ibyo umwana yarabyiza ati koko? Nyine abantu bamubwiraga ko atari iwacu, nawe urumva yaramaze kugira imyaka 9, amaze kuba umuntu uciye akenge mu gakeya. Ngo ubundi wowe wagiye ujya kurya ibyo kwaso. Umuhoro utumfata hano, ndavirirana, bampondera urwiri bankiriraho. Ubwo haruma, ngize imyaka 17. Ubwo nakomeje ndiga, mbaho ngaho, ndiga, bigeze aho kwiga, nza kugendera mu kintu cy'ikigare, ishuri ndivamo. Nta muntu wanyweye mu ishuri, n'uwo mupapa yaramfashije, ntabwo yambangamiye, naje kugira ikintu cy'ikigare. Ariko papa hahandi yarari, nta kintu yigeze amarira, nta kintu yigeze amfasha. Kugeza ubwo nagiye gukora toronkome, nkabura ibihumbi 14 byo kwishyura ahantu twari bukorere egizame. Mbuze ibihumbi 14, papa mfata umwanzuro wo kujya kumurega ku murenge. Ndagiye ndabivuga, noneho gitifu nabibwiraga, gitifu yari inshuti ya papa, ahita ahamagara papa. Urumva papa nibwo yohereje amafaranga njya gukora egizame. Mvuye gukora egizame, ngeze mu wa 4 segonderi, nubwo narebye ndavuga ngira icyo kigare nyine, nkurikije n'ukuntu papa nyine abana badashaka kumfasha mva mu ishuri. Ndagenda nigira mu kazi, ndakora. Maze gukora, ndabyibuka rimwe naratashye mvuye mu kazi njya mu rugo, nigurira amatungo, ndicara mu rugo kuri uwo mubyeyi, kuri uwo papa utarambyaye nyine ariko wandeze. Ngura amatungo, ndicara, ndayorora, nta kibazo. Noneho reka rimwe abatekamutwe bazampamagare kuri telefone. Barampamagara bati Josiane, bambwira bambwiye Mukareta, kubera ko ari ryo barura ukabona kuri mobile money. Bambwiye Mukareta, hari umuntu waturangiye ngo washobora akazi ka alimentation, waza Kigali tukaguha akazi. Ubwo muri iyo minsi nari maze mu rugo, nubwo nari mfite amatungo ariko nari mfite ubushomeri. Bambwiye akazi, ese nanga ni 40,000. Numva 40,000 byo mu cyaro, numvaga nyine mbonye ifaranga.
mfata nayo ndimo ndagira ihene ndangije mpita ngenda niruka ihene nzisigaho nazirageraga mbwira mama ni umuntu uyu n'uyu arampamagaye ambwiye yuko njya mu kazi. Urumva iwacu hava imodoka imwe igera i Muhanga ihaguruka mu gitondo ikongera gusubirayo nimugoroba. Ntabwo wagenda igicamunsi ngo ubone imodoka. Bo barambwiye ngo niba utabona imodoka shaka umumotari, ndavuga se umumotari kari 10,000 kungeza i Muhanga, ngo yashake wowe wishyura umumotari nuhagera turagusubiza amafaranga. Narabyanze. Burakeye mu gitondo barambwira bati nta kibazo uze mu gitondo. Burakeye mu gitondo bamaranye nginga ati uharetse akazi ukiragirira amatungo. Ndabyanga. Burakeye mu gitondo mfashe ibaga pakinze imyenda mfashe umuhanda ndagiye. Nyabugogo rero nakiwe n'umuntu umeze uti w'umupapa wambaye ikositimu, wambaye neza, wambaye ingofero. Ati ni wowe runaka? Ntiyego. Uje mu kazi? Ngo rero ngo mabuja ngarantumye ngo nze nkujyane. Oga nta kibazo. Turagiye nageze Nyabugogo saa 4. Aranzengurukana birinda bigera saa 9. Noneho akuzengurukana Nyabugogo se? Anzengurukana ahantu nibuka twaturije. Ni muri Mo Kigali. Mugenda n'amaguru? Mo Kigali niho twaturije. Yaranzengurukanye akajya nsubiza naho navuye ndabibona. Ndavuga se uwo mu mabuja watumije umukozi akaba atabona na 500 yo kumutegera moto ni mabuja nyabajye. Ngo tugende nyine ngo nago twatega ngo hari ahantu ngo tugiye kubanza kunyura ngo tugakoresha ngo ikarita y'akazi ngo uzajya wambara. Turagenda sinzi gare twagezemo arambwira ngo ni muhi ibyangombwa byanjye ngajye kunkoreshereza ikarita. Ndavuga oya mbese n'Imana naye nagendanye. Umutima nzamurambwira ngo wikura irangamuntu yawe mu gikapu. Irangamuntu narayimwimye abona ko nyine nubwo ndi umunyacyaro mfitemo akantu k'ubunyamugi. Turazenguruka gutyo najye njya kugera kuri polisi wenda ngo mpagarike polisi nyibwire nkumva umutima wagiye. Najye njya kugera kuri polisi ngo nyibwire ikibazo mfite nkumva umutima wagiye. Twashidutse tugeze muri Mo Kigali saa 9. Tugeze muri Mo Kigali byagenze bite? Naragiye ngeze muri Mo Kigali mbona inyuma yanjye hari agatsiko k'abahungu, imbere yanjye hari agatsiko k'abahungu, hepfo no haruguru nsigayemo hagati n'uwo muntu. Ariko tujya kwinjira muri Mo Kigali twanyuze ahantu mu dukaho. Tunyuze ahantu mu dukaho ndavuga ngiye gukomera. Iri shyamba njyanyemo niryo ririmo mu mabuja ugiye kumakazi. Ariko wowe ngo vaye nitwambuka ngo nitugera hakurya ngo turahagera. Mvuze ngo ngiye gukomera we yatoye ibuye hasi. Niba ari ryo baba basizemo imiti niba bagize bate atoye ibuye hasi njyaho kugira ngo nsubire inyuma naje niruka musanga. Niruka musanga ninjira mu ishyamba indani. Ngeze mu ishyamba mpura n'utwe dutsiko. Noneho maje guhura n'utwe dutsiko mpita mpinduka numva mbese muri nge hajemo ikintu kibusazi. Ndabasarana neza mba ndasakuza. Noneho mu gusakuza babandi bari inyuma zaho nari nturutse barahigamye mbacamo niruka. Ndasimbuka muri twaduka ibishokoro biramfata. Hari ahantu nasimbutse nsimbukira igishyitsi mba nikubise hasi. Nikubise hasi ndarambarara n'igikapu cy'imyenda ndambaraye. Batora amabuye barantera. Niba baragize ngo wenda ngize ikibazo ntago bavuye mu byo bari barimo ngo bankurikirane. Ngiye narambaraye aho ngaho neza ndihweza ndahwera. Burangije ashije nk'iminota 3 numva nta muntu urangeraho mpita niruka. Ndagenda ngeze mu ngo z'abaturage nahahamutse. Hari umumama wahise ansanga Disimani muhumugisha. Hari kwa gatandatu abayobozi batanakoze. Aransanga arampumuriza arambwira ati rero ahangaha
ahangaha bari bakujyanye nta cyiza kihabera, nukugenda bakagukorera ibyamfurami bikabona ngombwa ko unahasiga ubuzima bwawe, nta kintu kihabera. Kwari kugufata ku ngufu n'abo basore bose cyane. bari basore bangana gute? Umva kari agatsiko, ahubwo mbaza muri iryo shyamba nasanze mu gasiko ko hepfo hari undi mukobwa nawe uhetse bage, we bamwicaje nawe bagiye kumusambanya. Birangije ubwo uwo mama arambwira ati rero reka nguhuze, n'ubundi wajuje mu kazi, njye nayo nahungabanya, arambwira ati n'ubundi wajuje mu kazi we gusubira mu cyaro, reka njye nguhuze n'undi mu mama ugenda ujye kumukorera. Aba arahamagaye amuza n'umumama wari uri Igikondo ariko iwe ari Igisenyi, yaje kwa mama w'Igikondo igihe habaga ya mitingito Igisenyi. Ubwo abamuje nawe umumama, ndagenda njyayo mbatekerereza byambayeho, arambwira ati rero ngiye kugufasha ujyana ikirego cyawe kuri sitasiyo ya Gikondo. Ndagenda njya gutanga ikirego kuri RIB, hari kuwa mbere barambwira ngo nzagaruke kuwa kane ngo tujyane kuri iryo shyamba. Ubwo birangije ndataha, bigezeyo mama arambwira ati rero ibintu ntabwo wabyirukankamo ngo bivemo, imitingito yari narangiye, tugiye guhita tujya Igisenyi nyine nkajya mu kazi kiwe. Ubwo arambwira ati byihorere, n'ubundi hariya nasiyonari niba abana b'abakire baba barananiranye, ushobora n'ubundi kumukurikirana, wamushyirishamo n'ubundi banamufata ugasanga baba baragukurikiranye, we kuba warokoye ubuzima bwawe, abo muziranye ujye ubagira inama ubafashe ugire gute. Ubwo nyine twigira Igisenyi, covid yabaye ndi Igisenyi, noneho hajeho guma mu karere. Disi uwo mama yitwa Muzungu, ni Muzungu niko bamuhimba, ndamusuhuje. Uwo mumama covid ije ndamusezera, ndavuga rero ntabwo covid yaza ngume hano, ndagiye nta kindi kintu dupfuye. Ati se uragiye uzagaruka covid wenda nitugera amahirwe ikarangira? Nta kibazo. Ama amafaranga ndatega ndataha, ngeze mu rugo mfata amwe muri ya matungo nari mfite ndagurisha, mfatanya nayo nari nzanye mvuye mu kazi, ngura imashini idoda imyenda. Maze kugura imashini idoda imyenda naradozeho gakeya, ntabwo nabikoze, ntabwo ari umwuga nakoze igihe kinini, naradozeho gakeya. Ubwo nibwo naje gukubitana, se navuga ko ari umugabo, navuga ko ari umusore, navuga ko ari iki, kuko niba umuntu anduta mu myaka 10 n'ingahe birarenze. Ubwo naje gukubitana n'umugabo, reka mvuge ko ari umugabo. Njyewe nicaye ku kabaraza ndi kudoda, umuntu yarazaga akicara, hari ku gasantere tugatera ikiganiro n'abandi bana, umunsi ukira nkataha. Nta kiganiro kindi twigeze tugirana, ibintu byo gukundana oya, twahurira nicyo cyaduhuzaga ko kuba yaza gutaramira ahantu ndi kudodera. Daje kugera igihe mugenzi wiwe bakoranaga muri kampanye aza kugira ubukwe. Ni no kampanye yakoraga muri no kampanye ikora imihanda, bino bimashini bigenda bikora imihanda n'imodoka. Aza kugira ubukwe, arambwira ati se wazaje tukajya. Ubwo urumva twari tumaje kuba abantu b'inshuti, nabo bagenzi biwe barazaga bakanzanira imyenda tugatera ikiganiro. Wazaje? Uwo mugenzi wiwe yarantumiye yageze ubukwe. Undi nawe arambwira ati se wazaje tukajyana mu bukwe bwa runaka. Birangije biza kurangira boss wabo atoranyije abantu bajya mu bukwe, we ntiyabonekamo. Nanjye sinaza mu bukwe i Kigali, urumva wacu ni Muhanga muri Zandiza, uwo yaje gukorera ubukwe i Kigali. Birangira
we atabonetsemo nanjye sinaza, ariko nyuma ubukwe burangiye yaje kuzanira umugore abo bakozi basigaye, azana umugore kumubereka. Aje kwerekana umugore rero nibwo nanjye cya kirori nakigiyemo, nkijyamo ariko mpurujwe nande n'uwo mugabo. Ndagenda njya mu kirori kuri gahunda yapanze, ntazi neza, ntazi ngo bivaye bijya he. Njya mu kirori kirangiye, yambwiye ati ngwino tugende hariya hepfo nkugurire akantu. Nta bintu namukekeraga byo kuba mvuga ngo namufataga nk'inshuti bisanzwe nk'uko nawe ushobora kugira inshuti mu buzima. mumaranye igihe mumenyeranye. Birangije ndagiye akantu arakagura, ariko ubwo nari mfite undi muhungu dukundana, we no mu rugo bari bamuzi. Ubwo twicaye ndi kunywa kakana nguriye agafanta, wa muhungu yarampamagaye, nsohoka ngiye kwitaba telefone, ndamubwira turavugana. Birangije nsubira mu nzu kunywa ya fanta nayo nasize. Baza ngo byagenze biti, fanta narayinyweye birangira ndayaho. Yashyizemo ibisinziriza. Mu kurara aho birangira bukeye, burakeye mva nkubita hirya mbura hino, ngira nsanga araho yanyweye yasinze, ntari kubasha ubwiyegura, ntari kugira ati. Naho ubwo byageze nijoro ngo ahamagara mama, ngaramubwira ati rero umukobwa wawe twajyanye ahantu mu kirori runaka butwiriraho, ariko namucumbikishirije araza mu gitondo. Ubwo birangije burakeye, telefone yanjye yayizimije, burakeye ndikabakabye, mfashe telefone ndayakije, nsanga bambuze bamwe banyandikiye, umva mbura epfo mbura haruguru, umujinya uranyica. Ndatekereza, ngeze aho ikintu namusubije namubwiye nti mbabarira ukingure hano hantu nsohoke ntahe. Aturataha ujya he? Mbabarira ukingure hano hantu nsohoke ntahe. Yaranyumviye arakingura aranansohokana anjyana ku muhanda, ntegera umumotari. Mbaza ngo kugera mu rugo guhinguka ku babyeyi byari bimeze bite. Naragiye ndicara haruguru y'urugo, noneho naturutse mu marembo y'urugo, ndi haruguru y'urugo ni ahantu hitegeye nyine uba ureba mu rugo wese, nta rugo dufite rukikije mu rugo. Mbona mama na papa na barumuna banjye bose bicaye hanze ku kazuba. Ndabahingukamo gute? Ndavuga iki? Ndavuga ko naraye he? Ubwo waburanyice. Ndi haruguru y'urugo, hari ukuntu hari umusave wihishe nyine wakingiriza umuntu. Narayicaye, ngeza ncurukoma ndarusasa ndaryama. Maze kuryama byari bibaye nka 11:00. Musaza wanjye avuye ku ishuri afashe ijerekani agiye kuvoma, yasanze ndyamya. Anga ati none wowe barakwica, witegure kuno munsi uri burarupfuye. Ndamaze ese urabizi neza kuko bavuze ngo baranyica? Umva ubizi neza ko bari bukwica. Ubwo musaza wanjye yagiye kuvoma, aviriye kuvoma, ndavuga rero arongera amanukaho. Ndavuga rero ntubona mama na papa bagiye mu nzu uza kuza kumbwira, ngenda aca mu gikari unkingurire mpita ninjira mu cyumba. Ubwo musaza wanjye yarabinkoreye, araza arambwira, ninjira mu cyumba njyamo ndakinga. Mva nararagana na barumuna banjye, ubwo ninjiye mu cyumba bakiri mu gikoni batetse. Nararagana barumuna banjye babiri, ariko nanze kubakingurira. Ndakinga njya mu buriri ndaryama. Hagati yawe n'uwo mugabo nta kintu cyabaye muri iryo joro? Yaneye inda ndacyabikubwira. Ndihuse. Ndakinga, maze gukinga barankomangira ndanga.
barankumangira ndanga. Burakeye mu gitondo bajya guhinga, mama na papa bajya guhinga, njyewe urumva nari naravuye mu ishuri, aho ngabyuka ndanga bajya guhinga. Aho bamaze kugenda ndabyuka nkora isuku mu rugo, numvishe bageze munsi y'urugo baje. Nari ntetse icyo gihe ndabyibuka, nari ntetse ndangije nahise nsubira muri cya cyumba ndongera ndakinga hararya. Ubwo baraza bacumburira aho nari ngereje, bimaze gushya baranyinginga sohoka ndanga. Abana saa 11 ziragera, none baranyinginga kingura. Barumuna banje barongera baryama muri salo nanze kubakingurira inshuro ya kabiri. Ngeza mama niwe mama yagiye ku idirishya aranyinginga arambwira ati mbabarira rwose, wihangana ukingure, nta kintu tugutwara. Aranyigisha ndakingura. Ubwo wa wundi nawe wa mugabo nawe twararanye yakomeje kumpamagara nk'ibisanzwe, ahenda mwikiriza. Ubwo birangije maze mama aranganiriza, hagenda hacamo iminsi abona narahindutse, nkabyuka nijoro nkajya kuruka hanze. Murumuna wanjye noneho uwo nakubwiye dukurikirana yancungaga kubi, nasohoka akansohokaho, nagira n'akankurikira. None nza gusohoka byanze, njya kuruka. Ngiye kuruka ahamagara mama nijoro ati byuka uze undebere. Ubwo yagiye guhamagara mama, ngiye mpita nkurura, nabyita ibishagari, mpita nkurura ibishagari ndahanagura gunya mu rutoki. Ubwo birangije mama araza ati se ndakurebera iki? Umurangi ati reba ibyo akoze hariya. Mama nyine ntago habuze udusigisigi tuhasigara, ako nta bindi birenze yabonye. Ako mama kubera ko ari umubyeyi yari yatangiye n'ubundi kubibona. Wa undi nawe wako wanteye inda arakomeza, tukajya tuvugana birangira. Noneho muri uko kuntera inda, amaze kuntera inda, nibwo yanyeruriye ambwiza ukuri. Akubwira ngo iki? Amagambo yambwiye arakomeye. Yambwiye ati ubu tuvugana mfite umwana, ambwira umwe, aba kwa nyirakuru, nta mugore nigeze nshaka, nta nzu ngira, gusa mfite akazi ndi umukanishi. Nibyo nta kibazo, mfite umwana nta kibazo, nase ko nanjye namugize nawe ndi umubyeyi. Ubwo dukomeza kuvugana nk'ibisanzwe, aramfasha mu gutwita kwanjye. Navuye mu rugo indigize amezi 2. Mu kuva mu rugo, ubwo bavuye muri ako kazi irw'iwacu bahita baza i Kigali, akorera hariya mu Gasyata ku Bigega. Ubwo birangije abarampamagaye ati zamuka uze tubane nta kibazo. Ndateze ndazamutse ndamusanga. Ibyambayeho maze guhura nawe, bivuze ngo ngiye kubana nawe. Narahageze nsanga inzu ibereye aho, nta kintu kirimo, nta matera irimo, hari harimo amajerekani 2 n'ibasimo byonyine. Ubwo ngubwo arangije, ariko mva mu rugo anyoherereza itike, yanyohereje 70,000. 70 niyo natezemo, nanyuze Musanze ndatega, namugezeho mfite 50,000, namweretse 55,000. Birangije ubwo tugura buri kimwe, tugenda tugura duke muri iryo joro. Ubwo urumva kuryama twariyerangije, nta kintu yari afite muri iyo nzu. Turaryama, burakeye ashaka isaso yagiye kurigura. Ubwo noneho
hari umumama hariya mu Gasyata aribo twakodeshagaho witwa Uwineza, bamwita mama Mugisha. Yambwiye ati rero Josiane mwana wa mama, ubwo hari haciye iminsi ambona nirirwa mu buriri, inda yaranguye nabi, mugabo agenda akaze yasinze ako ntago yigeze ankubita kugeza amagingo ya ntago nakimubeshyera rwose. Akaze yasinze akantuka akagira gute akagira ati umunsi umwe aranyicaza ariko mwana ati Josiane rero mva nkubwire, uyu mugabo wasanze afite abana babiri nibo tuzi, mu bana babiri afite yirukanye abagore 3. Ubwo rero uje hano uri umugore wa 4. Kumbi nuko bimeze, ndabibana ndaceceka ndamwihorera. Ariko ubwo kujya akazinduka akajya mu kazi kiwe, akaza yasinze, none ikintu yakoraga kikambabaza ariko ntwite nta hantu ndi bugiye. Mvugane n'ubundi narabyihanganiye. Twararyamaga ari nijoro, inda njye natwaye indi ngwa nabi, hahandi nasamye inda imaze amezi 2, naturukije ku mezi 2 nduka ndinda ngeze umunsi nagiye kubyara. Ubwo umugabo nijoro agahengera ndi muri bya bindi ndi kuroha mwibase agasohoka. Ubwo yarari kuri telefone, abo yavuganye nabo nyine yahise karenga kera kagenda akajya kwirebera abandi bakifite agasura. Ubwo ibyo ndabibana ndabyihanganira, mfatana bya bindi mama Mugisha yambwiye, ndabikomatanya ndabyihorera. Noneho hari igihe bosi wabo ashobora kuba yarabahembye bakajya mbeshya ngo ntago bamuhemba. Yamaze amezi 2 atishyura inzu, biza kurangira mu nzu baduhaye priyave. Ukwezi kwa 3 yabonye amafaranga, tugiye kwishyura babandi amafaranga barayanga, baratubwira ngo twishyura mumazemo inzu muyivemo. Twagiye ku Kamonyi, tugeze ku Kamonyi ndahaba mba muri ubwo buzima. Akajya gukorera i Kigali igihe kimwe agataha, ikindi akararayo agakora, ukwezi kukuzura akambeshya ngo amafaranga ngo nayo babahaye. Ubundi icyo gihe yari afite umushahara yayanguye akabahembwa 80, muri 80 akaba yazana nk'ibihumbi 20. Muri 20 nabwo akambwira ngo urakoresha ibihumbi 10. Ibihumbi 10 haha buri kimwe n'amakara n'ibiki byose. Nkabaza se byagenze bite? Ngo ariko se ko nakubwiye ko mfite umwana mba nayamwoherereje. Ndavuga rero reka tworoshye ibintu, ndi umubyeyi nubwo ntarabyara ariko ndi umubyeyi. Genda uzana uwo mwana aze tubane, dore nanjye meze gutya, wewe ndabari n'iruhande rwanjye niba ari nayo mazi ajya yanzanira. Njye niyemeje kuzakurerera kandi nkakurerera umwana neza. Ubwo abahamagaye iwabo umwana, ubwo akimbwira ko ari umwana umwe, ubwo ngo iwabo ngo umwana baramwimana, niko yambeshye. Birangije bigeze igihe neza mbona ko agenda agakora agatahiraho. Mubwira nti njyewe aho ukora ndahaze, ngiye kuzaza. Bosi wiwe nawe nari muzi amazina naho yinjirira igipangu yinjiramo agiye gukora nari nyizi. Ngiye kuzaza ninjire mbaze ukuntu abandi babahemba we ntibaguhemba. Abonye ko nabigize birebire, mwingingira kuzana umwana nabwo abonye ko nabigize birebire, abaratoboye ambwira ko afite abana 2. Nta kibazo, okay genda ubazane. Abo bana baza bahuje nyina se? Bo bahuje nyina. Genda uzana abo bana. Abana yarabatumije, mushiki wiwe yabibye mama wiwe, abana baraza turabana. Abana
ndabarera ubwo njyewe nageze abana baje mfite inda y'amezi 8 ndabura ukwezi kumwe njye kubyara ariko mu kuza kw'abo bana mva nari meze neza tekereza ukuntu inda yagize amezi 8 umwana afite ikiro kimwe n'amagarama 2 mu nda kubera iki nagiraga ubuzima ndimo nkagira na kwakuruka nta kintu gifata mu nda nkagira guhangayika kari gato cyane umwana yari muto ngera ubwo muganga wo kuri hopitale hariya Irukomo yategetse abaganga bo ku Kamonyi gushaka umujyanama uzajya nkurikirana bamashishaki bama inuza ongera yo kujya nshyira mu biryo ubwo inda yabaye aho ngaho ngeze aho inda igeze mu mezi 8 abana baraza abana turabana mbyara ndi kumwe nabo baramfasha disi bari bakinyumva baramfasha abana baramfasha maze kubyara nabayeho mu buzima bubi maze kubyara kugeza ubwo umugabo wanjye yari umukanishi kugeza ubwo nanyweye rutuku itagira isukari mva abagira neza hari umumama twabanaga witwa bamwitaga mama Colonel ariko Imana imumugisha yaramfashije nyimara kubyara akanceshereza isombe ariko nkamuhisha ko nta kintu kiri mu nzu ya sombe mva naba nabonye amakara nkayiteka nkayihuta ngo mbona amashereka yo konsa umwana umugabo ari iki ari umukanisha kaza yasinze urumva biza kurangira mama Colonel aho ngaho ahimutse nsigara aho ngaho nabo abana ndabarera bashakira ikigo cy'amashuri mbarera neza ku buryo n'umuyobozi w'umudugudu namutwara sibo banshimiye abana ndabarera biza kugera igihe yangeso yase none arayinyerurira neza n'abana bahari Isaka agenda agakora akamara ukwezi akaziraho akaza yasinze nta panaro yaguze ntaki agera igihe arambwira ngo wowe kukureba muri ino nzu bintera iseseme ngo mba numva naruka agera igihe arambwira ngo isura yawe kuyireba pe ngo birambangamira mva none muri ubwo buzima ndi kumwe n'umwana wari warwarana umwana w'uruhinja nta mituweli nta mafaranga ufite yo kujya kumuvuza kugeza na n'ubu umwana wanjye ntazi ngo abaye hate twarabanye nari narutse sore twarabanye muri ubwo buzima mbonye bunaniye nafashe umwanzuro umugabo yari ari i Kigali ndamuhamagara ndamubwira nti ngwino ntora uturu twanjye njye kwishakira inzu niberemo ambwira ngo abana banjye ngo barahari ngo tora ibyo utora ngo tora imyenda yawe ngo nurangiza ugende yaga se ndatora imyenda ndajyana umwana n'agasafuriya ko kumutekeramo ntaki birangije ubwo mugarambwira ngo ibyo ntago bindeba nafashe iki ninjiye mu nzu zingu twangushye twanjye ngeze ngo nkoze ku gikoresho abana babaye nk'abariye amavubi abana mbere ibamba kandi bari beza cyane kuri wowe bambe icyo gihe ayega ntago haciyemo igihe twatandukanye ku itariki 18 z'ukwa mbere muri uriya mwaka ejo bundi mu kwa mbere nabwo umwaka uzaba wuzuye abana bambereye ibamba bambuza gutora buri kimwe barahurura hari ku cyumweru hari ku muhanda barahuruza abantu baraza umva neza bimbera ibibazo none ikintu cyambabaje na n'ubu ntekereza nkavugana Imana uzamfashe no kuzababona no kuzatekereza guhura na papa w'umwana ntibizabeho ikintu cyambabaje nari mpetse umwana ngende gusohora ibintu
umukobwa we mukuru ufite imyaka 13 yankubise urushyi rwo mu matama. oya se Urushyi rwo mu matama abantu banareba. kandi waramubereye mukase mwiza. Mana sindi kubeshya ndi imbere ya kamera n'uwo muyobozi w'umudugudu na Mutwara Sibo ari bubibone arabyumva umva, ariko yankubise urushyi ndeba kwijishura umwana ngo mushyire hasi mwirukeho. Ndavuga oya, kwihangana birananira, mfata ibyo nshoboye ndasohoka ndigendera njya gushaka inzu. Ariko kugera amagingo naye wumve ngo mugabo yarambwiye ati umwana waramujyanye, sindi se simbyara abahungu mbyara abakobwa, uzagende wirwarize Yego. ugende wirerere, ibyo ntibikureba. Kugeza nubwo umwana wanjye ajya ambwira ati mpa papa tuvugane. Afite imyaka ingahe ubu? Umwana wanjye afite imyaka 2 n'igice ariko ariga azi byose. Umva akajya ambwira, hari igihe afata telefone ya nyirakuru kuko njye ndi naha mu kazi, hari igihe afata telefone ya nyirakuru akambwira ngo mpa papa tuvugane. Bavugana akaburana bombi ya senkana, akamubwira ngo ye ngo nzakugurira ukwezi kugashira, amezi 2 agashira. Umva dutandukana gutyo. Ubu ngubu bayeho utyo? Ubu ngubu mbayeho gutyo, nkora akazi ko mu rugo, nkabasha kuba namenyera umwana wanjye imyenda nagira gute. Ariko wumve ngo ise yarambwiye ngo ntabyara abahungu abyara abakobwa. Namubwiye nta kibazo, nzamurera uko Imana izanshoboza, uko Imana izampa ubwenge nzagerageza. Ubwo dutandukana gutyo mbese muri make. Uwo mugabo ni watubwiye kurusha imyaka, afite imyaka ingahe? Afite imyaka 42. Wowe ufite 24? Njye mfite imyaka 24. Ubwo kurusha 19? Sibyo ra? Niba mbaze neza 18? Okay. Yewe niyo myaka ndusha. Gushaka umuntu ukuze se nicyo cyabyishe cyangwa ni umuntu utarushobotse? Ntabwo yarashobotse kuko njyewe ngeze i Kigali bakambwira ibyo ngibyo narabicecetse, ndavuga reka ngerageze naye nigeragereze nirebe. Ahako naje gusanga ibyo bambwiye ari bya bindi. Ubuse ntabwo araza n'undi mugore? Yagiye binzira. Naragiye nkimara gutandukana nawe namaze icyumweru, ndagenda nsubira mu rugo. Maje gusubira mu rugo yagaruye nyina w'abana. Nyina w'abana nawe yahabaye iminsi 4 kuko abaturanyi bagiye bakomeza kuma amakuru. Yahabaye iminsi 4 birangira nawe yongeye aragenda. Ngeze rero nsubiye mu rugo mbaza ngo nongeye murana cya kigeragezo cya murumuna wanjye. Ko nago kwa papa umbyarana nkiyumvamo nkuko niyumva kwa papa wandeze. Niho nasubiye kwa papa wandeze aho mama ari. Yego. Murumuna wanjye arongera mbere cya kigeragezo. Kugeza ubwo yambereye ikigeragezo mfata umwanzuro njya kwikodeshereza yanjye nzu. Shaka utuntu nkora, utunyanya, ndacuruza utunyanya, utuvoka, utuneke, ibintu nk'ibyo. Birangije kugira ngo nze i Kigali muri aka kazi nagiye mu isoko baranyiba. Banyiba cya gishoro nari mfite. Mbona neza bansubije hasi. Yego. Bansubije hasi ndareba ndavuga ni ntago nakwicarana n'umwana nubwo ngiye murumuna wanjye anyanga. Bazanga iki kibondo ariko ntabireba. Yego. Kandi wenda nimba mfite icyo ndi kuzana ntago azakomeza kunyangira umwana cyane. Yego, reka dusoze ukomere ku byo waciyemo. Ni nadusoje inkuru yawe. Sibyo? Ukomere ku byo waciyemo. Batanga telefone yawe? Nta kibazo. Yego, ku muntu ugushaka uzakwifuza mukaganira. Nimero yanjye ni 078
5 9 2 11 3. byanditse mu ka leta. Ego iriho mu ka leta, ariko hari ijambo ry'Imana rijya rimfasha. Zaburi ya 23, umuntu wese uri kunyumva yayigira akabando ke ka buri munsi. Ivuga iki? Yavuga ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena. Yego. Urakoze cyane kubana natwe mu kiganiro Inkuru Yanjye. Umuntu wumvise inkuru ye, ufate nimero ye, niba hari inama umugira, niba hari indi support wumva waha uyu muvandimwe, ubikore rwose. Umuntu wumvishe kino kiganiro, njye ikintu navuga, ikintu cya mbere Imana njya nsaba Imana ni ukuyubaha no kwicira bugufi. Kandi iyo wasenze, umuntu wese iyo yasenze asabye yizeye, icyo asabye Uwiteka arakibona. Vuga nimero telefone nanone dusoze. 078 59 6 2 11 3. Urakoze.